wamubonye papa Jessica none se Jessica n'umwana wawe wakangaye n'uwambere n'umwana wawe wambere Jessica mipango ariko yarananiranye Jessica papa Jessica mipango bimeze bitese ni sawa gira icyo ubwira umwana wawe sawa gose gira Jessica turaho umwana wanjye komera cyane ubwira turaho umwana wanjye urakomeye papa Jessica mipango papa Jessica cyane ariko murasa sibyo ingo gose murasa ariko ufite amatwi ntacyo we ntayagira ntacyo papa Jessica ntacyo Jessica mipango dore papa we namubitinze ndabura kubereka nyina uyu niwe papa we ingo gose yego sawa ubwo ndaza gusuriza umuhungu wawe rero ingo gose yaba ni muri za Amerika akora imirimo ivunanye koza abakecuru kurinda izamu nyine abayeho nabi gusa nta kundi sibyo ingo gose nta kundi nashaka ubuzima ingo gose sawa je ubundi ngo gukinisha ngo Jessica ngo ni wowe ukora kuri gahunda ngo yingwe kabisa. Yes, ndagusuje ukomeje gukurikira Dreamax TV n'umungwanyisha imwe karebo comedy buri banga de bad man the game change kuri imyanda y'umunsi wa none nzanye n'umutipe bamwita Kabuye from Rubeje umaze kumenyera kuri Dreamax TV abatuzane kabisa inkuru ziba zirimo ziravugwa hirya no hino yaba hano iwacu mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Kabuye from Rubeje wagwane bro wagwane de buri banga bimeze bite de buri banga bimeze fresh kabisa ameze neza ndashima Imana kabisa ya biragaragara kabisa kuko ndabona mwimisi sigaye usa neza ewana banze channel kugabura papa gisire kugabura biragaragara kabisa kuko usa neza. Uyu munsi rero twahinduye location ahantu ntago mwamutumenyere ko tuhakorera twahinduye location yo ziri guhinduka n'ibintu bitangiye kugenda bicamo gake biba biri gucamo kabisa ari impamvu twanahinduye location kuko inkuru ngiye kuvuga ntabwo ayivuga noneho uri ahantu hagize ahandi hasanzwe kuko inkuru mfite uyu munsi noneho n'umuriro yikwaka kabisa hari ibintu bimaze imisa no ku mihanda bitoyenenga rwose bigenda bivugwa kabisa ariko ni inkuru iri gutwika n'umuriro kabisa nawe ubwawe nuza kuyumva uravuga ati noneho iyi nkuru noneho si ntabwo nsanzwe nyumva kabisa. Ewana nkomeza kwibutsa abakunzi bacu ko turi kumwe na Platinum Bride Services kuri wowe ukeneye gukodesha imyenda y'abageni gukoresha service mu bukwe ndetse na sonorisation mu bukwe tutibagiye no kubafata amafoto ndetse na video z'urwibutso nandi muri Platinum Bride Services nimero zo murazibona kuri screen yawe na Zedo ICT Solution Group Limited kabisa kuri wowe ukeneye ibikoresho bya electronic ukeneye gukoresha computer yawe ukeneye gukoresha printer yawe kabisa ifite ikibazo nandi ni muri Zedo Electronic Service. Yes umunsi rero inkuru tuje kubagezaho ni inkuru imaze iminsi iri kuvugwa hano hanze ni inkuru ya Kasuku kumwe na Nwaza n'umuhungu bita Tayikuni iri guca ibintu hano ku mihanda kabisa aho Tayikuni amaze iminsi ari kuzajya avuga kuri Kasuku nawe yaje kumurekura ikintu bita umwandiko papa aramusubiza aramubwira ati we petit mwi mihanda nayo gutanzemo ya praise na wrong person ni ibintu bimenyereye kuko i praise n'uramujama nawe akwereka kabisa ko wakinnye n'umuntu udakina nawe urumva abakunzi bacu bakunda kudukurikira kuri Dreamax TV so bwa mbere ndetse si n'ubwa nyuma tuvuga kuri Jessica mipango Kasuku umwana w'igikondo kabisa wikinnye nawe Mongo w'igikondo papa no ndagira ngo utuvire imuzi n'imuzingo saga zose Kasuku ukunda kujya n'abantu benshi muri saga nabonye n'umutipe bita Musinga avuga ati ariko kubera iki Kasuku yagiye muri bato n'umuntu ahita ahinduka umutinganya ahita muhindura umutinganya ni gute ndagira ngo twebwe urabizi nyine nawe abyumva hano amakuru amaze iminsi ari kuvuga kuri Kasuku kumwe na Tayikuni urumva byageze gutya Tayikuni aragenda azana amane nje nabonye uramuntu nyine afite n'ikibazo cyo mu mutwe ari kumwitirira ngo ni se wa Kasuku nawe warabibonye yabayisaga ya bimara iminsi Tayikuni ari kuvuga ati ngo Jessica ngo niba ari umukozi ngo hariya ngo munoza harya karagaca kunze ko bari mu mani haramwana ni muri Mongolia muri Mongolia kabisa avuga ati ngo yazigikecero rwose n'itombore no umukozi wo mu rugo biza nyuma Musinga aravuga ati ubundi Kasuku kubera iki yiyumva atazanye ibintu by'ababyeyi gutukana ku babyeyi urumva umuntu wese kubera iki njyashwanye n'umuntu ngahita agira ute aza gutya akamutinganya aribwo baje baramwurira bibasaga za danje baza kumenyera umwana w'igikondo ariko ntabwo bari bazi ukuntu ateye agakina barimo kuko ikinnye nawe akwereka ko mutanga nawe gutanze mu kibuga papa nka kwa kundi ubuze uwo mwana ukizamuka ugatangira kwigereranya na ba Messi na ba Ronaldo ahita abwira ati we
wakinnye na long person kabisa. Kasuku Jeskiza wa Mipanga yagize gutya aravuga ati njyaba abapeti bamaze iminsi bagira bamenyera uretse nze kubereka nze kubigisha ukuntu mu mihanda bakora ukuntu ibintu bigenda papa. Ukuntu ababwira ati imihanda tuyimaze igihe kirekire dufite kubona imihanda twayubatse ushatse kuzamuka duhita tukuzimya. Turakuzimya papa. None wari yabashatse gukina nawe ariko ibintu ni gukurura muri iyi minsi. Kasuku yavuze ati uretse nze kukwereka ari ubwo yaje agasubiza Tycoon aramubwira ati we peti mani yaje mukubita umwandiko Tycoon noneho amakuru yaje gufata ngo nuko yagiye nga arandika napfukamya akora video apfukamya asaba imbabazi Jeskiza aramubwira ati nari naribeshye koko burya nakinnye n'umuntu ugize uti n'umuntu utari we papa ati nari naribeshye kabisa. N'abantu bakorana na Tycoon baravuga bati Tycoon kabisa ni umusore ufite talent bigaragara yaba mu mikorere ye mu mivugire ye ariko Tycoon akeneye management, akeneye umuntu w'umujyanama umujyanama kuko nanone niba ari umujene nyine ufite talent ushoboye rwose yitangiye gukina na Jeskiza nanone ubushaka kuzima nyine wowe niba ufite talent reka gukina n'umuntu kuko Jeskiza aragenda akakuzimya papa bakibagirwa ko wigeze kubaho. Ariko ngebye byo kuzimya njye sinoze kugushyigikira kuko ni kenshi yavuze ngo azazimya ngo baburika na buri nguni baranaririza usaga abantu barazizi birumvikana yaravuze ko azabazimya ariko nanone we nawe waje kureba ibyabaye aho nuza buri nguni nawe kuri kubyabaye yaragiye arapfuka amasaba Jeskiza imbabazi aravuga ati rwose umbabarire wari uzi ko yaniyanjije akiregura urumva bigenda bikaba mu gikari mani nituze kubimenya ariko njya makuru nifite nuko Tycoon yavuze ati rwose Jeskiza ndabizi uri girlfriend wanjye ndakwemera kandi urarenze muri iyi mihanda nari narakinnye n'utagomba gukina niho ngomba gukina nawe aravuga ati rwose umfashije kabisa wambabarira papa ati ibi bintu birarenze. Noneho aribwo yaragiye yatangiye kuvuga ati ngiye naza kugaruka kuri Mupeta aravuga ati ariko urana Mupeta sinavuga avuga kuri Musinga avuga ati na Musinga ngiye kuzaza mwumvishe ko yakinnye n'umuntu udakina nawe papa. Ariko bundi we iyo avuga bavuga ngo ukora video ya mbere nkakwihorera ukora video ya kabiri nkakwihorera ugeze kuri video ya gatatu umubyeyi wawe wenyine ni uza kusaba imbabazi akavuga ati gira video nshaka kuyikuraho umwana wanjye namubabarira. Ariko n'abantu benshi bakomeza kwibaza ati Kasuku turabizi nta gashobotse ahubwo ikibazo kikaba hari n'abantu bakomeza kubitiza umurindi cyane. Hari umutipe bita Godfather abantu benshi baramuzi ku mbuga nkoranyambaga arahostinga cyane live akabatumira akabahuza abantu bafitanye abantu bajya babibona Kasuku na Jihad batumira batongana bya hatari bazitera kabisa hariya. Navuga ko sinzi niba ari uko iyi mihanda yubatse ariko nanone nyine ije kureba Jeskiza ntabwo ajya kwiyenzaho utabitangije urumva. Reba nka Musinga urabizi ko hari igihe cyageze Musinga akavuga ati ubundi ngo Jeskiza ngo ibintu nkaba yikora ngo kubyibuha muri mugufi ngo ntabwo bari fresh ubundi ngo kurana ngo na Jeskiza ngo ni nko kuba ngo umeze nk'umuntu uhetse injerekani inyuma mu mugongo urumva za njerekani zakera zibibundi ariko nko guheka injerekani munsi ariko reka mvuge ngo aho ngaho hari ukuntu umuntu aba akeneye hit buriya umuntu ukeneye hit aba akeneye ngo ahore ari uri kuvugwa nta wundi urimo aravuga nikanaka rero icyo gihe baba bakeneye kukareya bato nze nkwiyenzeho ngusaze uhaguruka umvugeho. Iyi mihanda nanjye isigaye yarankomye yaranyishe kuko ibintu byakomeye ibintu bisigaye biri mu imihanda n'imiriro uragenda gutyo ukareba ngo Jeskiza ariko kubera icyo abapeti benshi mani bari kuzamuka bagikora uduhiti bakiyumva bimeze bite kubera ko baba bashaka kuzamukira kuri Jeskiza atuzamukora hit Jeskiza ngewe namurabura ibiki n'ibiki ugasanga nyine ni ibintu bikaze kandi baba bazi yuko ntabwo baba bazi ko bakina n'umuntu w'umupapa urenze mani mu imihanda n'umupapa mu imihanda kabisa niko nabivuga n'umuntu urenze kabisa kuko gukina nawe ni nko kwiyahura n'ubundi. None ni wa muntu ugenda akinjira muri CV yawe CV yawe yose arayizana papa noneho sekuruza ni wa muntu ushobora umuntu wese kugira ngo uwo muntu abyumve urabagenda ukabaza buri kantu ibintu bamukoze amarira yarize imbabazi yasabye uburyo yapfukamye ni wowe uhita ukubwira ati iyo ukinnye na Jeskiza shabani ni gukina nyine n'ibyawe byose ashyira hanze kabisa nta miyaga ajya ashyiramo nta n'imbabazi bagomba kugushyiriramo kuko kubita bangura kandi akubita ababaza kubaga nta kinya papa. No rero tukiri ku ibyo ngibyo hari n'undi mupeti kabisa ukiri kuzamuka vuba uzamutse vuba bamwita Kidi umufasa Kidi ndetse na Bruce Melody yavuze ati kabisa Kidi ni umwana uri kwitwara neza urimo arazamuka vuba afite impano kabisa wa promoting akaba yagira ikintu kizima kivamo. None twagiye kubona tubona Kidi nawe
hazamo ibintu byasaga avuga ati icyo gihe Jay Skizzo wa Mipango Kasuku yavuze ati ibi byana gikoresha ijwi ryanjye kikarikoresha nta kantu kimaye kitamenyesheje kitanamamagaye iki cyana ako kantu ibyo bintu nawe urabizi byavuzwe cyane nyine ibyo bintu byaje kubabaza Kidi ewana biza kuba ibintu birenze kidaravuga ati nge nanga nyine ati nge Jay Skizzo ndakubaha ndabizuri garafere ewana ndanagufana pe nge sinanagutinyuka ariko nyine kunyitanga ijambo icyana rwose nge ntabwo nitwa icyana ati ibyo bintu zari bireke kabisa kunyita ibintu by'icyana basi niba utazi izina ryanjye uzajya uceceka urumva asa n'uwihanangiriza Jay Skizzo yes nkuko byari bimeze rero ubwo umuhungu akimara kwihanangiriza umuntu bita Jay Skizzo yagarutse avuga ati ariko uramupeta ubundi aranshaka ashaka ngo mwatake ora ni umwana na ubundi namuhana namusangiye wabo ngo gacikinyafu nkamukubitana mama wahari urumva tunyafu ku kibuno kabisa akumva ko ewana ariko sa yakoze nkamukosora Kidi naribirye yaragira gushara bamusinga bajya baterana brage ndibuka musinga ari boro yigeze kwa prodinga avuga ati Kidi yakunda guca mw'imihanda atereka mugogere muri modoka agenda amati nta modoka irimo ati nta modoka wasanga ari brage ariko Kidi usanga n'umujama mani utuje uri pose utagira ibintu byasaga byatari urumva ibintu byitonze aywana mwibe cyane atari kabisa abandi Jay Skizzo umuntu bagiye muri bato aramwumva ibaze ko yaratangiye kubati kirage peti nababwiye ngo ni igitinganye mwanga no wowe urumva aragenda akakuzana kuva ikivuka mane kugeza none nkukuze nizo sawi kugeza uwo munsi kwinjira muri sosiyete arakwinjira papa arakuzana wowe wese abantu bakomeza kwibaza ngo why Jay Skizzo batamuhamagaza akajya kuba yakwitaba nka RIB umuntu yamureza avuga ati Jay Skizzo arabangama gute ariko sinzi ariko se ntabwo uzi yuko bimaze n'iminsi wo bita Chita Chita avuga ati ngewe rero ngiye kuzajya gutangira ikibazo cyanjye hariya ngo kuri RIB nishinganishe rwose ibintu ngo Jay Skizzo ari kuzana kitarira rwose yariza avuga ati ibi bintu ntabwo bibaho ari kuzana ibintu by'imiryango ugasanga nyine ari kushaka kuzana ibintu by'imiryango abisebya atangira ngo kugira nyine ngo kuvuga kuri brand yiwe nyine ayivugaho kandi adashaka kavuga kuri brand yiwe kuko namugwa musabye kwamamaza Jay Skizzo Mipanga itagaruka yanababaye yihuse kabisa asubiza uwo bita Chita aribwo yatangira aravuga ati none ibi bintu nakoze nakinnye n'umuntu udashobotse gukina na urumva none uwo bita Jay Skizzo yahise avuga ati se none kari kuvuga ngo navuze kuri brand yiwe ubwa mbere ngo yaje avuga izina rya Jay Skizzo Jay Skizzo izina rye ngo nyine yiswe n'ababyeyi urumva aba ari ryo avuga none bigeze nyuma arongera aragaruka aravuga ati ngo Jay Skizzo avuga ati se none Jay Skizzo cyangwa se Kasuku si brand yanjye kuki aje ashaka kwihanangiriza umuntu amubuza ikintu runaka wagakoresha ya brand y'undi kandi we adashaka kuvuga yavuze ko ngo aje gutanga gasopo umuntu atanga gasopo urumva atanga gasopo gute nawe avuga kuri brand y'uwo muntu niko ni hatari nyine we ninga byabindi ubundi kitakoze ibintu by'abana by'ubwana b'abana b'imyaka 5 urumva byabindi byusanga umuntu arakubwiye ati urumva ngo wica wenda kwangiza iyo myaka ahubwo ugasanga ni uri kugira ute ni ukuyangiza ati se waretse guca ibyo bigori ugasanga noneho ari kubitema urumva byose cyakoze ko Chita mw'iminsi yarabaye akayobe niyo bibazo igikara kiragenda yindukamo akayobe kabisa kubera Jay Skizzo nta muntu ugikina nawe ikinnye na Jay Skizzo ni nko kwiyahura papa kuko ukina n'umuntu udakina nawe bati wakira igisimu wakinye n'umuntu ubundi hariya ni barajya bavuga hari umugani bavuga ngo wakoze ngo kubundi ngo ukinisha ngo Jay Skizzo ngo ni nko gukora kuri gahunda ngo yingwe kabisa ndikumva rero ibi bikomeje kugorana ko iyi mihanda reka iki kiganiro tugisoreza aha ngaha dufite n'ibindi mbere n'ibindi biganiro byinshi reka mbwira abakunzi bacu mbabwira ni stay tuned kabisa kuri Dreamax TV ukore subscribe like share na comment kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi tubwire muri comment uko byumva igitekerezo cyawe ni ingenzi kuri twebwe kabisa wowe ukabure kuri Dreamax TV kabisa tunuko batamo igihe cyose kuko iyo twahageze twebwe twakifatiyemo tuba tuje kubereza amakuru yose ushaka kumenya ushaka wanatwandikira ukavuga ati twe aka kanya dushaka tubwire ngo amakuru ya runaka bimeze bite bato y'uyu bimeze bite twe tugomba kugutamo Dreamax turahari ku bwawe kabisa wowe ntukabureho